uyu munsi ni umunsi mwiza tarajya mu ijambo ry'Imana ndagira ngo ndabona uyu munsi ndikumva twakwigumira hano ndikumva mwuka wera yamanutse ahangaha abarwayi barataha bakize abaje bafite intimbi cyamba batahe babohowe na Kristo ndatura gukira ndatura kubohora mu izina rya Yesu kubashyitsi bacu ndagira ngo nongere mbahe ikaze hano kuri Harvest itorero ryanjye n'umuryango wanjye itorero ryawe n'umuryango wawe tuguhaye ikaze hano kuri Harvest kuko itorero n'umuryango ndagira ngo rwose wumve uri wanyu imuhira ahangaha turi itorero ryizera Bibiliya rikabwiriza Bibiliya rikazamura izina rya Yesu Kristo hejuru ahangaha nta kindi twubakiyeho ntabwo twigisha ibitekerezo byacu ntabwo twigisha ubumenyi n'ubuhanga bwo mu isi kandi abenshi muri twe turabufite twarabwize ariko tuzi neza ko icyo abantu b'Imana bakeneye ari ijambo ry'Imana kuko niryo ryonyine ryahumetswe n'Imana kandi rifite umumaro wo guhugura umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose kugira ngo abashe gukora imirimo myiza yose inshingano waba urimo zose za hano ku isi uramutse ugeretseho kumenya ijambo ry'Imana wazikora neza mu buryo bwose bushoboka kuko isi n'ibiyuzuyemo n'iby'Uwiteka isi n'abayibamo udusanze rero turi mu cyumweru cya kabiri cy'inyigisho twatangiye za Noheri Yesu Kristo niwe mpano ya Noheri turifuza ko muri iyi myaka ndabona dore twatangiye natwe twatangiye simuri kureba twatangiye kudekora bwo ku cyumweru bazabashizeho n'utundi turagenda biragenda byiyongera tuzajya kugera kuri Noheri abantu bambaye amabara urumva ngo magwiki ibintu byakaze cemiceme nabo ntiwareba ijoro rya Noheri umugoroba wa Noheri tuzaba dufite ibihe byiza tuzaba twazanye n'amabuji tuzacana Kristo niwe rumuri rw'isi kuri Noheri turifuza ngo buri wese abigiremo uruhare tuzagire n'ubusabane nyuma y'amateraniro twese tuzafatanye gushima Imana ariko bagira ngo ntituzahanga amaso imyambaro n'ibyo kurya n'abashyitsi n'ibyo tuzakira tuzakomeze guhanga amaso Kristo kuko Kristo niwe mpano iruta izindi uyu munsi rero ndagira ngo turebere hamwe muri Luka igitabo cya Luka igice cya mbere Luka igice cya mbere turasoma umurongo wa 26 turageza ku murongo wa 35 kandi ndagira ngo mu gihe dusoma niba Bibiliya ari yawe uri umwe mu bantu batabaze macuri ugenda usurinya ahantu wumva isezerano mwibuke ko turimo turavuga ngo Yesu niwe sezerano nyasezerano Yesu niwe sezerano nyasezerano niwe yerekwa nyayerekwa niwe sezerano nyasezerano niwe mpano nyampano Yesu niwe sezerano nyaryo twahawe niwe mucunguzi wacu wenyine muri Yesu ibidashoboka birashoboka ahangaha iyi nkuru tugiye gusoma ubundi nakabaye nturuka hejuru kuri ku murongo wa 5 urahasanga igihe marayika yahanuriraga Zakariya ko azabyara Yohana niho uraza gusoma uburyo yasanze Zakariya akamubaza ase bizagenza gute ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru marayika aramusubiza ati ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza ati uzahagobwa ururimi kugeza ubwo ibyo nzakubwira bizagera kukubaho noneho abantu bategereza Zakariya yari umutambyi hanze batangazwa nuko atinze mu rusengero maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero akajya bacira amarenga akomeza kubikiragi noneho birakomeza iminsi y'imirimo yishize asubira iwe bukeye umugore we Elizabeti asama inda abihisha amezi 5 aravuga ati uko niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo ikanterura mu bantu impamvu mbivuza nshaka duhera kuri umurongo 26
nuko hari abantu babandi badasoma Bibiliya, babandi basomerwa Bibiliya gusa, bakabwirwa umurongo basoma, bagasobanurirwa ibyo babwirwa, bagafata n'ibindi bitabo abandi bantu banditse ari byo basoma, Bibiliya igahinduka nka reference. Ujya kumva umuntu w'umugabo kabisa wize neza, unakomeye kabisa, ufite n'ubuhanga, kubera ko yasomewe aturutse ahangaha ku murongo wa 26 gusa, yanatasomye n'uyu murongo wa 25. Rukubyumva ati 24 ngo buke ngo abihisha amezi 5. Aravuga ati noneho kubera ko ku murongo wa 26 mu Kinyarwanda cyacu hahera ngo mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli, no kwezi kwa gatandatu kwiki asaminda abihisha amezi 5, nuko mu kwezi kwa gatandatu, no kwezi kwa gatandatu, no kwezi kwa gatandatu, kwiza kwa gatandatu kwiki, nuko mu kwezi kwa gatandatu, nuko bukeye umugore we Elizabeth asaminda abihisha amezi 5. Aravuga ati uku niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo ikanterura mu bantu. Mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya w'i Nazareti ku mwari warasabwa n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. No kwezi kwa gatandatu kwiki, in the 6th month. No kwezi kwa gatandatu kwiki, kwinda yande, kwinda ya Elizabeth. Yani ni ibintu byanditse neza use, ariko none ugasanga umuntu kuko watisomera Bibiliya ukumva aravuze ngo Yesu ntabwo yavutse kuri Noheli. Yesu na sogokuru wawe uzigiye yavuki, nta muntu wigeze akubwira ko yavutse kuri iyo tariki. Na sogokuru wawe urabizi? Ntabwo bizi. Ariko kuvuga ngo ntabwo yavutse ngo kubera ko ngo muri Bibiliya ngo haranditse ngo mu kwezi kwa gatandatu ngo none ngo iyo ndango yari primatire, umva ubugoryi, kubera kudasoma gusa. Niyo mpamvu njya mbakangurira ngo mujye musoma iki? Ijambo ry'Imana. Niba ufite nk'igifaransa cyangwa igiswahili cyangwa urundi rurimi usoma, ni ibintu biri clear. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy. Ariko ugasanga umuntu yambaye na karuvati cyangwa agashati keza nk'ako ngako wambaye, ajijutse neza, ukumva arahanga ngo yavuga ko avutse se ngo mu kwa 12 gute, ngo muri bire ngo hari ahantu handitse ngo nuko ngo mu kwezi kwa gatandatu. Muzajye mubambwirira kwezi kwa gatandatu kwiki. Niho tugiye gusoma rero kugira ngo duhere ku murongo wa 26 neza. Nuko mu kwezi kwa gatandatu kwinda ya Elizabeth, marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Ndagira ngo wibuke impamvu bashizeho ngo wari warasabwe. Ni ukubera ko muri icyo gihe gusabwa hari ibintu, iyo wabaga warasabwe baramaze kugutangaho, baramaze kubyemeranya, byabaga warubaga witwa umugore. Ni ukuvuga ngo keretse habayeho divorce nibwo mwashoboraga gutandukana. Ntabwo byari bya bindi ushobora kuba wamusabye ngo none ejo ngo uhitemo akubihindura. Kandi wibuke ko uyu Gaburiyeli ni wa wundi wari warabonekeye Danieli mu myaka 550 yari itambutse. Wabibona muri Danieli 8 ku murongo wa 16. Noneho atumwa n'Imana muyu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti, aho hari mu majyaruguru ya Isirayeli. Uyu mwari wari yarasabwe n'umugabo witwaga Yosefu yari uwo mu nzu ya Dawidi. Mwibuke y'amazina twavugagaho ku cyumweru. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yarari, aramubwira ati n'amahoro, uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. 29. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyari cyo. Marayika aramubwira ati witinya Mariya, kuko impamvu yabitekerejeho cyane nuko uhiriwe iryo yari indamutso yahabwaga abantu bakomeye, abanyacyubahiro. Ni nkuko waba uri kugenda urakana k'agakobwa ukumva umuntu aramutse ngo nyakubahwa, ngo honorable, ngo nyakubahwa, ngo utekereza se byagenze bitera. Wenda uramutse ukirangiza nk'ishusho uvuga se wasanga perezida yanyibutse, bakaba bivuze mu makuru sinabimenya. Hello? Niyo mvuze ngo uhiriwe, aribaza bigenze biti.
marayika aramubwira ati witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umwana w'isumba byose, uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Mwami, aya magambo ni ayawe, ndagusabye kugira ngo dufashe, kugira ngo icyo wadutekereye kuri uyu munsi tukibone. Ukomeze uhaze imitima n'ubugingo bwacu, ukomeze kudutunganyiriza kwera no kwezwa no gukora imirimo waduteguriye gukora mu gihe tukiri hano mu isi, kugeza ubwo uzaza kutujyana twese nk'itorero ryawe. Mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Marayika aramubwira ati, Imana niyo ubwayo izabikora, Imana niyo izatuma utwita. Urumva ayo masezerano? Icyo Imana ishatse ko kibaho, kibaho. Hari ibintu Imana yateguye ko bizakubaho, bizakubaho, nubwo abantu bagerageza kubirwanya no kuba bisaba. Nubwo babona wowe kudakwiriye, kudafite ibisabwa, niba Imana yarabiteguye bizabaho. Kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha umugisha. Intebe y'ubwami ya sekuruza ya Dawidi azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Yesu niwe sezerano nyasezerano. Yasezeranijwe ko, ndagira ngo turebe ibintu yari yarasezeranijwe ko azaba byo, kandi nibyo bituma twirata umusaraba wa Kristo. Kuko hatariho Kristo, nababwiye ko ntacyo dusigaranye. Hatariho Kristo ntacyo dusigaranye. Hatariho Kristo nta mwuka w'Imana. Abo mu isezerano rya kera bo uribuka Mose avuga ngo igihe koko yaramenye ko kubana, niyo mpamvu azitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Kubera ko itari kumwe natwe, nta mahoro dufite, nta mujyanama dufite, nta mbaraga dufite, nta byiringiro dufite, nta na kimwe dufite. Mose yari yarabimenye, niyo mpamvu nubwo Imana yamubwiye ngo genda, ngiye kuguha Aroni mujyane, ndaguha na marayika baherekeze, aravuga oya, wowe ubwawe nutagendana natwe ntudukure hano. Halo. Aho twajya ibyo twakora tutari kumwe na Kristo, tutari kumwe na presence ye, ukubaho kw'Imana kutari kuri twe, turi muri zero. Naho wakwiga ukaminuza, naho wagira ibya mirenge, ibyo wageraho byose, udafite Kristo urimo kuvomera mu rucaca. Yari yarasezeranyijwe ko icya mbere ko azaba igitangaza. Ndahamagara ngo Kristo akubera igitangaza, akubera igitangaza muri ibi bihe bya Noheli dusoza umwaka dutangira n'uwundi. Azakubera igitangaza gitangaza benshi kandi kigaragare. Azakubera igitangaza, gukorera igitangaza, gukoresha igitangaza, kuko icyiza cye aba muri twe, agakorera muri twe, agakorana natwe. Igitangaza mu kuvuka kwe, yavutse ku mwari, umwari azasama inda. Gutwita nta mugabo, ahubwo mwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba zose. Mariya aravuga ati, ese ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? 35, umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Hari imbaraga za mwuka wera zituma ibidashoboka bishoboka. Hari imbaraga zituma ibitari biriho bibaho. Hari imbaraga zirema ibikwiriye kuremwa. Hari imbaraga zubaka ibyasenyutse. Hari imbaraga zisana ibyasandagujwe. Hari imbaraga zitanga andi mahirwe. Hari imbaraga zihindura amateka.
ibyacu ntabwo biva ku mbaraga zacu n'ubumenyi bwacu, ibyacu biva ku mbaraga za Mwuka Wera. Igitangaza cyarashobotse kuko yo Mwuka Wera w'Imana hari. Iyo Yesu afite icyo yavuze, ibyo yavuze no kubikora azabikora. Ese iki gitangaza kuki cyari ingenzi? Kuki byari ngombwa yuko avuka? Ari igitangaza uburyo bwa mbere avuka ku mwari utarigeze aryamana n'umugabo. Ndagira ngo nkwereke vuba vuba impamvu eshatu ntarajya ku cya kabiri. Impamvu eshatu zitwereka umumaro wo kuba Yesu yaravutse ku mwari utarabonana n'umugabo. Icya mbere, bishimangira ko Yesu atigeze akora icyaha. Iyo Yesu aza kuba yarabyawe n'umugabo n'umugore, yakabaye nawe yaragezweho n'ingaruka z'icyaha cy'inkomoko cya Adamu na Eva. Wibuke ko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyaha byazanwe mu isi n'umuntu umwe, ari we Adamu. Ndagira ngo nkubwire ngo mu maso y'Imana icyaha cy'inkomoko burya kinyurira ku mugabo, agakiza nako kanyuriye kuri Yesu Kristo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ntabwo rivuga ngo icyaha cyavuye kuri Adamu na Eva. Icyaha cyazanywe n'umuntu umwe, kandi agakiza nako dukizwa n'umuntu umwe. Niyo mpamvu byari ngombwa ko Yesu abyarwa n'umwari utarigeze aba abonana n'umugabo. Niyo mpamvu rero byari ngombwa, nta cyaha cy'inkomoko Yesu yagize, nta n'icyaha na kimwe yigeze akora. Niyo mpamvu yabashije kuba igitambo kitagira inenge, igitambo kitigeze icyaha. Abaheburayo ibice 9 umurongo wa 13 n'uwa 14 wabigusobanurira neza uramutse uhasomye. Icya kabiri, impamvu byari ingenzi, icya mbere nuko bishimangira ko atigeze akora icyaha cyaba cy'inkomoko. Icya kabiri, bishimangira ubumana bwa Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo marayika aramusubiza ngo Umwuka Wera azakuzaho n'imbaraga zisumbya mba zose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Bishimangira ubumana bwa Yesu Kristo. Kandi hari ikintu kijya kinezeza, ngo bakuru ngo ko turamera ntikurerekana, ngo nyamara icyo tuzi neza nuko niyerekana tuzasa. Hari abantu batureba inyuma gusa, hari umuntu wacu w'imbere, wa wundi ngo Kristo ari muri nje, Kristo ari muri twe. Imana yigize umuntu kugira ngo ize ibane natwe, igendane natwe, ikorane natwe, ikorere muri twe. Muri twe harimo Imana, muri twe harimo impano. Cyangwa Imana ikakwibutsa, Imana ikakwibutsa cyagiye ugeze ahantu washobewe, ukibuka imbaraga za Mwuka Wera w'Imana zidukoreramo, zitubamo. Yerekana ubumuntu bwa Yesu Kristo. Yesu yabyawe na Mariya, kandi Mariya yari umuntu turabizi. Niyo mpamvu Yesu Kristo ni umuntu 100%, kandi Yesu Kristo ni Imana 100%. Ibyo byantwara umwanya kugira ngo mbasobanurire neza. Abatabizi, abadasoma neza baravuga ngo ni amayobera, ariko ntabwo ari amayobera, ni ibyo kwizera. Twebwe twizera tudashidikanya. Niyo mpamvu yo ataza kuba ari umuntu 100%, iyo aza akaza ari ikimanuka ari nka marayika, ntabwo yari kudupfira, kuko ntabwo yashoboraga gupfa. Niyo mpamvu Yesu yari umuntu 100%, akaba n'Imana 100% kugira ngo atsinde urupfu, ariko yari umuntu. Niyo mpamvu yagiye ku musaraba kugira ngo yemeye kwigira umuntu, kugira ngo aze amere nkatwe, amenye ibibazo duhura nabyo, kugira ngo azamenye gutabara abashonje kuko nawe yigeze gusonza, kugira ngo amenye agahinda, kugira ngo yemenye gutabara abagambaniwe,
kugira ngo yemere gutabara abasizwe. Wibuke ko ijambo riravuga ngo yaje mube ariko abe ntibamumenya. Yaravuze ngo abo yavuye amaso nibo bayamukanuriye, ariko nyamara bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Niyo mpamvu njye nawe turi abana b'Imana, turi abana b'Imana. Niyo mpamvu dushobora kuririmba mu isi yacu no mu ijuru, ntazi na nk'irya Yesu, ntari ndirya mpumuriza nk'iryo. Iryo zina iyo rivuzwe ndarikunda. Iryo zina iyo urirebye, iyo uritekerejeho, iri zina muri mera amashyi. Izina ryaraduhinduye. Azitwa, yari yarasezeranijwe ko azaba igitangaza. Azitwa igitangaza. Reka kubera igitangaza muri ibi bihe, reka gukoresha ibitangaza muri iki gihe, reka gukoreremo ibitangaza muri iki gihe. Ariko yari yarasezeranijwe nanone ko azaba mukuru. Murongo wa 32 azaba mukuru. 32 handitse ngo iki muri Bibiliya yawe? Bazaba ngo iki muri Bibiliya yawe? Azaba mukuru. Azaba mukuru mu mbaraga, mukuru mu bwenge, mukuru mu bumenyi, mukuru muri byose. Nukuri azitwa igitangaza, Imana ikomeye. Azaba mukuru. Yesaya yari yarabivuze neza ati, nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga, umwuka wo kujya inama n'uw'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha, n'uwo kwizerwa. Amahanga yose azamukurikira, abarushe n'abaremerewe bazemera kumusanga, bazaruhuka imiruho n'imihati yabo, bahembuke bahumeke amahoro. Icyo nicyo kuba mukuru bisobanura. Ni mukuru cyane ku buryo yemeye kutwitangira kugeza no kugupfa kugira ngo aronke ubugingo bwacu twese benshi. Ni mukuru cyane ku buryo azemera kugaruka kugira ngo ahari nanjye nawe tuzabane nawe. Ni mukuru cyane ku buryo nanone aha yiteguye kukubabarira, atitaye ku byo wakoze kera, ibyo wakoze mu mwaka ushize, ibyo wakoze muri uyu mwaka, ibyo wakoze mu kwezi gushize, ibyo wakoze muri iki cyumweru, byose arabizi. Ariko ni mukuru cyane, ntabika inzika, atinda kurakara, arababarira ku buryo yiteguye kugutura uwo mutwaro, akakubabarira, ukabasha kuruhuka, ugasinzira neza, ukagenda wemye, ugahindurirwa izina, ugahindurirwa amateka, ukava mu mubare w'abarimbuka, izina ryawe rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Kandi aremeye kuryandika. Ntabwo agiye kuryandikisha ingwa cyangwa kereyo isiba, ahubwo arashaka kuryandikisha wino y'amaraso ye yamenetse ku musaraba, wino itazigera isibama. Akira imbabazi, akira gukira, akira izina rishya, akira ingendo nshya, akira imyambaro mishya, akira amateka mashya, akira uruvugiro, akira umugisha nyamugisha, kuko azaba igitangaza kandi azaba mukuru. Reka Yesu akubera igitangaza, akubere mukuru muri iyi myaka. Reka iyi Noheri ntigusigire inyama za kopera gusa, ntagusigire inyama za kopera uzagabana n'izo utazagabana. Reka akubere igitangaza, reka akubere mukuru,
reka kubere ikirato, reka kubere inzozi, reka kubere byose, akubere igitangaza, akubere mukuru. Icya gatatu, niwe sezerano nyasezerano, yasezeranijwe ko azaba igitangaza, ko azaba mukuru, ariko kandi ko azaba umwana w'isumba byose, umwana w'Imana. 32 twasomye ngo azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Yesu ni umwana w'Imana. Muribuka ko ku cyumweru cyatambutse twabonye ko Imana yari yarasezeranije Dawidi ko hari umwami uzava mu rubyaro rwe. Muri Samweli wa 2 ibice 7:14 twari twasomye ngo nzakomeza intebe y'ubwami iteka ryose, nzamubera se nawe azambera umwana. Ndagira ngo wibuke kandi ko ku kinyejana cya mbere kuba umwana byagereranywaga no gusa nka se. Bimwe abanyarwanda bavuga ngo inyana ni ya mweru, cyangwa se bakabyita ngo kwibyara. Niyo mpamvu mu gihe marayika Gaburiyeli yavugaga ko Yesu azitwa umwana w'isumba byose, yabaga ashaka kumvikaniza neza ko Yesu azaba afite kamere nk'iy'Imana, azaba afite imbaraga nk'iz'Imana, azaba afite ubumana muri we, kabe n'ubwo azaba yigize umuntu. Mbese azaba Imana yigize umuntu kugira ngo itwegere, kugira ngo tubashe kugera ku Mana tumunyuriyeho. He will be God in the flesh, God incarnate. Ibi ni igitangaza kiruta ibindi. Abatagira kwizera babyita amayobera, ariko twebyeho turampamya kandi tukizera tudashidikanya ko Yesu Kristo ari umwana w'isumba byose. Imana yigize umuntu, Imana nyamwana, Imana mwana. Yesu ni Imana, ni Imana isumba byose. Reka Yesu Kristo akubera Imana, nawe umubera ubwoko. Nkunda Yesu kuko Yesu ngo ahora yiteguye kutwakira. Nta rindi zina, uyu munsi twaje turirimba ngo iryo zina ryiza ndarikunda, what a joy, what a name. Nta rindi zina twahawe mu isi abantu babasha gukirizwamo usibye izina rya Yesu Kristo. Naho twari gucyura ibyo ngibyo byari kuba bihagije, yuko azitwa igitangaza, yuko azaba mukuru, yuko azaba umwana w'Imana. Ariko ndagira ngo turebe n'ibindi bitatu bisigaye twasomye muri aya magambo. Icya kane, azaba umwami. Yesu ni umwami, ntabwo ari umwami wavukanye imbuto z'ingoma z'ab'isi, ahubwo ni umwami, ni ishami, ni intare yo mu muryango wa Yuda. Yesu ni mwene Dawidi, ni uwo mu muryango w'ibwami, mu bwami bw'Imana. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Yesu ni umwami, ntabwo ari umwami utambuka abantu bakatetemeka, ahubwo ni umwami aho umwami uvuga ngo yemwe abarushe namwe abaremerewe nimuze mu nsange ndabaruhura. Aho niho Yesu atandukaniye n'abami b'isi. Abami b'isi batwarisha inkota, ariko we aje ari intumwa y'amahoro. Ni umwami uje kwima ingoma y'amahoro, ingoma y'urukundo, ingoma y'urukundo. Aje kuvuka, turaririmba hozana, ariko yerekeza imusaraba, yerekeza ikaruvariyo, yerekeza igorogota. Icyampa kuri Noheli ntiwibagirwe yuko Yesu ari umwami. Mwanditsi wa Zaburi 89:5 aravuga ngo narahiye umugaragu wanjye Dawidi nti nzashimangira urubyaro rwawe iteka, intebe yawe y'ubwami nzayikomeza ukageza ibihe byose. Ngo rero muri kumwe ngo humura, n'ejo Yesu azaba ari ku ngoma. That one we know for sure. Uko ibintu byaba bimeze kose, uko byazagenda kose, hari ikintu utagomba kwibagirwa, ugomba kugendana bikabibanga.
ongera umumbwirire ngo nejo Yesu azaba ari ku ngoma. Amfite uko byagenda kose ako kantu ukabitsa kakaba ari akabanga. N'igihe ibintu isi hari igihe tugera ukumva isi yakubanye nto. Namwe bijya bibaho cyangwa ninjye gusa ukumva utangiye no guhumeka insigana. Hari igihe njya mbwira umudamu wanjye ngo fata ku mutima wumve ko utagiye gusanda. Hari igihe mubwira ngo ngwino unsengere. Kera nihagararagaho cyane simvuge ngo mfite ikibazo, ariko ubu nsigaye mvuga nti ngwino unsengere. Reka nkubwire, iyo wibutse ko nejo bundi Yesu azaba akiri ku ntebe y'ubwami, bituma byose ubishyira ku bitugu bye. Kandi aravuga ngo ngwino nzanira imitwaro yanyu, munyikoreza amaganya yanyu yose, kuko nita kuri mwe. Ni umwami w'amahoro. Mumumpera amashyi, dufite umwami mwiza. Zaburi 132 umurongo wa 11 aravuga ngo nzashyira uwo mu rubyaro rwawe ku ntebe yawe y'ubwami. Ubuhanuzi abubaha Imana bo muri iriya myaka nibwo bari bahagazeho, bari bafite iryo banga bagendanaga kugeza ubwo ryasorwaga na marayika Gaburiyeli agashimangira gusohora kw'iryo sezerano. Umwami uzima ingoma ye mu mitima yacu, umwami uzaza kwingoma ingoma ye umunsi umwe. Umwami w'abami ni umutware utwara abandi batwara. Icyo dusabwa gusa bene data ni uguca bugufi tukaba nk'abanyabwenge, tugapfukama imbere ye tukamuramya. Icyampa ubuzima bwawe bwa buri munsi, na cyane cyane muri iyi minsi y'impera y'umwaka no mu itangira ry'umwaka mushya, mu gihe abantu bashyushye byacitse, icyampa ugaca bugufi imbere y'umwami w'abami, umutware utwara abatware, kugira ngo abashe kukurwanirira, kugira ngo abashe kukurinda, kugira ngo abashe kugukura mu bwiza bumwe ujya mu bundi, kugira ngo abashe kuguhindurira amateka, kugira ngo abashe kugusiga amavuta y'ubwiza bwo mu nzu ye, kugira ngo ukuragabagirana k'ubwiza bwe kugendane nawe mu nzira zose ucamo. Icyampa ukamwegera kurushaho, icyampa ugasabana nawe kurushaho, icyampa ukamugisha inama kuko niwe mujyanama w'ukuri, icyampa ukamutura amaganya yawe yose, ndetse akaba ari we wenyine ubitse amabanga yawe kuko atazigera kuvamo. Hari amabanga twabikije abantu batuvamo, hari abantu twagishije inama batugira inama zo kuturoha, ariko dufite umujyanama mwiza ngo azite umujyanama. Dufite umujyanama udukunda, dufite umujyanama utatwosha, dufite umujyanama utadutaba. Hari abo twabwiye ibyacu birasakara, ariko Kristo aravuze ngo nimunshururire imitima yanyu kuko nita kuri mwe. Hari umuririmbyi uherutse kuririmba indirimbo aravuga ngo nzakubitsa ibanga ryawe mwami kuko udashobora kumvamo na rimwe. Dufite umujyanama utatuvamo, dufite umujyanama muzima. Icyampa muri iri mpera y'umwaka, mu byo uzakora byose, mu byo uzagambirira gukora, azakubera umujyanama, azakubera umujyanama, azakubera umwami muri byose. Yesu ni karuhura, Yesu arashoboye, Yesu ni igitangaza, Yesu ni mukuru, Yesu ni umwana w'isumba byose, Yesu ni umwami w'abami, umutware utwara abandi batware. Icya gatanu, Yesu niwe sezerano yasezeranijwe ko azima ingoma y'iteka ryose. Azima ingoma y'iteka ryose. 3 azaba mukuru kandi azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose. Ubwami bwe ntibuzashira. Iyo bavuze inzu ya Yakobo bavugaga Abisirayeli, ubwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana kera bwari bugizwe n'Abisirayeli bumviraga Imana bakitondera amategeko yayo, kimwe n'abanyamahanga bakeya bitonderaga amategeko, kandi bose bakaba bari bategereje Mesiya, bari barasezeranijwe. Ariko umunsi wa none inzu ya Yakobo, ubwoko bw'Imana,
abisirayeli bo mu mwuka bugizwe n'abisirayeli ya none bemeye kwizera Yesu Kristo akabera umwami n'umukiza, baba abayuda baba abagiriki cyangwa abanyamahanga bose kimwe. Abizera Yesu Kristo bose, abizera ko muri Yesu Kristo arimo amasezerano yose asohorera, abizera Yesu Kristo nyamara bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Niyo mpamvu nihagira umuntu uzanyura iwawe afite agatabo akubwira ngo we nturi mu mubare, uzamubwire ngo njyewe ndi mu bamwemeye bose bakizera izina rye, njyewe ndi mu bana b'Imana. Uzamubwire ngo njye sinzi uwanditse ako gatabo kawe, ariko icyo nzi neza nuko mfite Yesu Kristo. Yesu Kristo mwe yavuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, kandi yaba adahari mba mbibabwiye. Nyamara dore ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho nzaba namwe muzabeyo. Ese uri mu ngoma ya Kristo? Ese warinjiye mu bwami bwa Kristo? Ese arakuyobora ukemera? Ese ko yaguhaye inshingano nkuru hari icyo umaze mu bwami bwe? Ese aho ntiwaba uri nka wa mugaragu mubi, wa wundi wahawe italanto akayitaba? Ese ku mwaka ugiye gushira ni iyihe ntambwe wateye muri ubu bwami bwa Kristo? Ese ni bangahe winjije muri ubu bwami? Ese ni ibiki wakoze ku murimo w'Imana muri uyu mwaka? Ese aho ntiwaba uri muri ba bandi azareba mu maso akababwira bafite isoni nyinshi ati hoshi mumva imbere sinigere mbamenya? Twararirimbaga, twarasengaga, twajyaga kuri harvest abareba ati hoshi sinigeze mbamenya. Reka kwiyoberanya, Uwiteka arakuzi. Yaguhaye amahirwe yo kugera muri iyi mpera y'umwaka, ariko ntiwamenya neza niba uzawusoza ute. Iki cyumweru nari nicaye, hari nijoro numva abantu barantabaje, hari umunywanyi wanjye mfite batarapfuye arashize, yari muzima, turimo dupanga ngo nzajya kumureba kuwa mbere. Bayituye hasi babageze ku muganga, Imana yamutabaye, basanze amaraso. Numvise muri mvuga byo gutanga amaraso, ngira ngo wagira ngo bari babizi kandi ntabwo nabibabwiye. Agira amahirwe bamushyizemo amacupa ngahe y'amaraso, niba ari amacupa 3, urumva yari yapfuye, byari byanze. Barambwiye ngo nyamara burya iminsi yacu irabaze, ati cyampa tugatunganya ibyacu. Yesu araguhamagara ngo ufate icyemezo cyo kwisubira, ufate icyemezo cyo kwivugurura kugira ngo wongererwe imbaraga zo kumukorera kurushaho, imbaraga zo mu mutima zikubashisha guhagarara udatsinzwe n'urubanza, imbaraga zikubashisha gukiranukira Imana muri byose, imbaraga zikubashisha kuzana iminyago wanyaze Satani, imbaraga udashobora guhabwa n'imyanya iyo ari yo yose wabonera hano mu isi, imbaraga n'amahoro udashobora kubona uvanye mu butunzi uko bwaba bungana kose, kugira ngo Imana izakwakirane ubwuzu, uzabe muri ba bandi azareba mu maso akababwira ngo ngwino mugaragu mwiza wakiranutse muri bikeya, uzaragwa byinshi, ngwino winjire mu munezero wa shobuja. Yesu ni igitangaza, Yesu ni mukuru, Yesu ni umwana w'isumba byose, Yesu ni umwana w'Imana, Yesu ni umwami w'abami, ni umutware utwara abandi batware bose. Yesu ni umwami yicaye ku ntebe y'ingoma y'iteka ryose. Cyanyuma ngiye gusorezaho nuko Yesu azaba umukiza wacu. Arashobora kuba ibyo byose ariko ataraba umukiza wawe bwite. 31 ngo uzamwite Yesu. Yesu bisobanura Uwiteka niwe mukiza wacu. Uwiteka arakiza. Cyongereza Jesus, mu Kigiriki baravuga Jesus, Igiheburayo bakavuga ngo Yeshua. Yesu yasezeranyijwe ko azaba umukiza wacu. Nawe ushobora kuba umwe mu bo yaje gukiza.
ese wakwambaza izina rye ukamuhamagara ukamusaba kukubera umwami n'umukiza muri uyu mwanya? Umwiyambaza wese, umwizera wese, uwifuza ubuntu bwe wese, uwifuza imbabazi ze wese azakizwa. Ndagira ngo duhaguruke muri uyu mwanya. Nta nubwo nkubwira ngo uzamure akaboko hejuru. Abifuza kongererwa imbaraga bose nikabazamura ibiganza. Wumva ushaka imbaraga zino, wumva ushaka kumenya Kristo kurushaho, wumva ushaka kumwegera kurushaho, wumva ushaka kumukorera kurushaho. Muri iyi mpera y'umwaka no muri uriya mwaka tugiye gutangira zamura ikiganza. Ndagira ngo twitekerezeho. Uwifuza imbabazi ze wese azakizwa. Iri ni isezerano ritubashisha kwemererwa kwinjira mu bwami bw'Imana. Nta kintu na kimwe kinanira Imana. Ngo kandi dore mwene wa Elizabeth nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru uwitwaga ingumba, none ukuntu ukwezi kwe kwa gatandatu. Ariho hahandi twavugaga ko ari ukwezi kwa gatandatu kw'inda. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Haba kubashisha umukecuru w'ingumba kubyara nka Elizabeth. Sinzi ikintu cyakubereye ingumba muri uyu mwaka. Kugira ngo Imana kibashishe kibyare muri uyu mwaka tugiye gutangira. Sinzi ibyo wasabye Imana muri iki gihe. Sinzi kwizera kwa uko kungana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo dufite Imana. Iyo 37 bavuze ngo nta kintu na kimwe kibasha kunanira Imana. Duhagaze ndagira ngo ufunge amaso yawe. Utangire wereke Imana cya kintu. Wizere ko nta kintu na kimwe kinanira Imana muri uyu mwaka. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nta kintu na kimwe kinanira Imana. Umurongo wa 37. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Vuga ijambo muri uyu mwanya. Yibutse Imana. Haba kukubashisha umukecuru w'ingumba kubyara nka Elizabeth, haba kubashisha umwari nka Mariya kubyara nta mugabo, byose nta kinanira Imana. Ese urizera ko Yesu nawe muri uyu mwanya icyo ngicyo uvuga yuko afite imbaraga zigishobora? Ndagira ngo tufatanye kwizera kugira ngo kindi gihe ngiki tuzabe twarabonye ubuhamya bwinshi. Ndagira ngo muri uyu mwanya, muri ibi bihe, media team uzafashe. Niba ufite ubuhamya bw'Imana yagukoreye muri uyu mwaka, uzabegere. Ubuhamya wumva wifuza ko buzasangizwa itorero, uzabegere kugira ngo barecording. Turashaka kugira ngo tufate ubwo buhamya bw'iby'Imana yagiye ikora, kugira ngo n'abantu mu itorero nabo bibafashe, bibakomeze. Kuko dufite Imana yumva, nta na kimwe kibasha kuyinanira. Mariya amubwira ati dore ndi umuja w'Umwami Imana, bimbere uko uvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Ndagira ngo ntawe ubwire Imana mu magambo yawe. Uyibwire ngo iki ndizera kugishobora. Ntukibwira abandi, ntukibwira abantu muri kumwe. Oya, kibwira Imana, irakumva nonaha kandi yiteguye kukumva. Yiteguye kukumva. Yiteguye kukumva. Yesu niwe sezerano nyaryo twahawe, niwe mucunguzi wacu wenyine. Muri Yesu bidashoboka birashoboka. Mwami Mana yacu, urakoze kubw'ijambo ryawe. Nta na kimwe kikunanira. Ibyo wavuze no kubikora urabikora. Wumvisha aya masengesho y'aba bapapa, wumvise amasengesho y'aba bamama, wumvusha kwifuza kw'aba basore n'izi nkumi. Mwami waravuze ngo ibyo tuzabohora bizaba bibohotse. Mwami ndabohora mu izina ryawe. Mwami ndemeza, ndategeka kukoze mu izina ryawe. Mwami ndatura umugisha wawe, ndatura ibisubizo by'ibyifuzo by'ubwoko bwawe. Ndatura Mwami kubwo kwizera turagushimye. Tugushimiye yuko ugiye kubikora, tugushimiye yuko ubikoze, tugushimiye kuremya amashimwe, tugushimiye ku bwoko bwawe Mwami buhembuwe kandi ko turinzwe nawe. Turamagana impanuka zo mu mpera y'umwaka, turamagana impfu zitunguranye, turamagana Mwami
imitego yose ya Satani. Komeza urwanirire ubwoko bwawe, komeza uturwanire intambara mwami, komeza urwane, komeza mwami na za ntambara tutabona, no mu gihe mu bugoryi bwacu tutamenya kugushima, tutamenya kwibuka ibyo wakoze. Wowe komeza ube mukuru, ukomeze wigaragaze, ukomeze utugende imbere, ukomeze utubabarire, ukomeze utugirire neza, ukomeze utwubakire imiryango, ukomeze utwubakire itorero, ukomeze utwubakire igihugu, ukomeze uturindire ubuyobozi, ukomeze uduhe umutekano, ukomeze utugirire neza. Reka gukomera, reka imbaraga, reka ubutware bwawe, reka buganze mu mitima yacu. Reka ibyo ushaka byose bibe mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Urakoze kuko udusubije, urakoze kuko wumvishe gusenga kwacu. Mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen.